kala siyo nyine va kubita kuri ka ndindi umugore arataka mazazana mazi kubita yego kubita indirimbo ifite ubutumwa yamenyekanye ku mazina nka Gitaf ariko amazina yiswe n'ababyeyi ni Ntakirutimana Amza. Uyu musore rero w'imyaka 35 y'amavuko yavukiye mu mujyi wa Kigali akarere ka Kicukiro ahazwi nk'Igikondo. Uyu musore rero yagiye yigarurira imbuga nkoranyambaga kubera indirimbo ye yagiye ashyira hanze. Ubundi uyu musore yagiye amenyekana cyane kubera uburyo nyine yagendaga asusurutsa abantu atoneka imbavu za bamwe na bamwe ku mbuga nkoranyambaga, ariko ejo bundi yagize atya arangije akora indirimbo ayishyira hanze ayita Aragitosa. Indirimbo rero ikomeje kugenda ivugisha benshi, yaba umwana umukuru n'umuto bose bagenda baririmba bagira bati kubita kuri kaka, ukibaza ngo ese ako ntago kibakubitaho, buri wese akibaza bati se iyi ndirimbo twumva yuzuyemo igishego ubundi iramara iki kuri YouTube? Abandi bati ahubwo uyu mutipe ni umuhanga, kubera ko nyine bibaza uburyo umuntu akora indirimbo ya menshi undi agakora iya make, ariko nyine akaba iyo ndirimbo ye imaze kugira views ziteye ubwoba. Buri wese rero iyo ndirimbo yagiye ayibazaho bitandukanye, ariko nyine abantu ntibagiye bayumvaho rumwe. Indirimbo yagiye igarukwaho n'aba content creator batandukanye, abanyamakuru batandukanye. Ahangaha harimo nka Umutesi Scovia, umwe mu banyamakuru beza cyane muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, niwe yagiye yibaza kuri iyi ndirimbo. Iyi ndirimbo kandi yagiye yibazwaho n'abanyamakuru nka Eminyawe, benshi bagiye bayibazaho rwose mu buryo butandukanye. Uyu musore rero akomeje kugenda yigarurira imitima ya benshi ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Ni Gitaf agira ati Aragitosa, indirimbo rwose imaze kugira views zigaragara, imaze kuba yamuha umugati, ariko nyine bamwe bakagenda bayishidikanyaho bibaza ati se ubundi iyi ndirimbo ni gati iki? Ngayo nguko rero nawe wibaze ese bizagenda bite ko indirimbo yakomeje kugenda itwika izi mbuga nkoranyambaga, yaba umwana umukuru murahura rwose arimo arayiririmba, ariko nawe nk'uko nyir'ubwite abyivugira ati indirimbo ifite ubutumwa. Gusa iyi ndirimbo iyo uyumvise kuva ku munota wa mbere kugeza ku munota wa nyuma, ni ukuri kw'Imana ndakubwiye ngo ubwo butumwa Gitaf avuga ububuramo. Gusa nyine nta kundi, ni entertainment, nta kundi nyine reka dukomeze twirire show, ariko nyine turya show mu rugero. Ngayo nguko rero Gitaf agira ati Aragitosa, yarangiza ati indirimbo ifite ubutumwa. Mvira nawe, Imana ikurinde rero, komeza ubane natwe kandi subscribe kuri iyi channel yacu, bigano byose ujye ubibona ku gihe. Ciao ciao, Imana ikurinde.